umugabo mu ruhame sibyo ubu ngubu nabonye imbuga nkoranyambaga zarakomeje kukameza ubu ari mu maboko yandaraye akoresheje no kwisobanura yakoze iki kiganiro cyo kwisobanura ngo asaba imbabazi yego sibyo sosiyete yacu uyu munsi nyarwanda ifite ikibazo kimeze gute cyitwa ikimungu yego kutangaye si bibiliya ntiyatubwiye ngo umugore mubi ni iki ni ikimungu ku mugabo kimungu amagufa ndeka nsobanura icyo kimungu rero ndi kukubwira ntuzayumvaho divorce iyi mariage kuko imana yageze imitima ikayiringaniza neza Salomo yanditse ijambo ku rugo aravuga ngo umubyeyi sibyo yego yaguha amatungo yaguha inzu yaguha amafaranga yaguha akazi ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana ubwo niba avuze ngo umugore mwiza contraire y'ikintu cyiza ni mubi hari umugore mubi abasekuruza bacu bo njya nkunda imigani yabo nk'umushakashatsi baca umugani ukomeye bakavuga ngo umugore mubi arutwa na gereza cyangwa se radiyo oya na biriya bivuga ndavuga ngo umugore mubi ameze nk'ikimungu kimunga amagufa banza wumva iryo jambo ariko urumva iryo jambo biravuze reka bibiliya tuyihore kuko ishobora kuba yanditswe n'abanyarwanda benshi wenda nubwo aricyo geza kibivuga abanyarwanda kuko mu gihe cyo kuyandika abagore bakandamizwaga n'umugabo mubi ameze nk'ikimungu iyo bibiliya ivuze ikimungu ubundi mu yandi magambo ni kanseri nyine imungu ni kanseri imunga amagufa imungu mu mubiri ni kanseri ni ukuvuga ngo umugore mubi n'umugabo mubi it's like cancer nkoreshe 5,500 ejo nzakoresha 5,500 sesheri bya mafaranga nagwaye wayamaze n'ayamaze kanaga kwibye ubundi reka bivugiye kuri kamera sibyo wa mugore w'unkurikiye mu rwego rwo kubaka urugo rwawe sibyo uzirinde kujondora ibintu byose ku mugabo wawe nta makosa umujondora ugere ku rwego ujondora n'ibitajondoreka oya nta makosa wa mugabo we nawe irinde ntukajondora umugore wawe ngo ugiye ku rwego ujondore n'ibitajondoreka cyane ni umuntu afite ubumuntu azi gutekereza sibyo ese wowe uhaye umugore 20,000 ugiye kuzana ngo raporo raporo ni iyi raporo nanumvise ngo hari abagore umugabo ava guhembwa hariya mu nganda cyangwa n'ahandi hantu ngo mbere yuko amukingura pasi akabanza kunyuza umushahara munsi y'urugi akayabara ngo arebe ko yuzuye oya ngo naguta wa mugani birengagije ko yagiye ku kazi agahura na mwene se biganye hari igihe mama we yamuhamagaye wowe niba ahembwa 200 nibura ukaba utazi ko agura indaya ukaba utazi ko anywa inzoga ukaba utazi ko anywa itabi sibyo ukaba utazi ko ajya muri betting uri kumva akayazana nazane niba azanye iryo ryirindwi 30 mwuba ubundi abagore bazima bazi kubaha abagabo ahita afataho na vena akavuga ati mugabo wanjye akiri impamba uri kumva kugira ngo ugire courage n'avantage y'akazi wowe uramubwira ngo zanana ubwo iyo mvuze urugi bavuze ya gahunda hari kare kuzongera kubona gahunda hano ari uko umushahara uzanye umushahara wose wuzuye ubwo ni hano umugabo agenda agahita ajya kuguza abagenzi be mu kazi bakorana kugira ngo amafaranga yuzuye yabaye igishushushumwe kugira ngo mukingurure urugi akajya kuguza kugira ngo yuzuze iki umugore cyangwa yandi magambo butuma atirongorera iki umugore we sibyo ubukene rero bw'inzara y'ibiryo kuko umugabo mwiza numenya kugaburira umugore aha naha uri umugabo uri smart cyane numenya kugaburira umugore aha nari naha ngaha kuri gahunda reka merekane nta kibazo kuri gahunda wo niwe mugabo uri smart kuko buri umugabo wa fake pasteri sibyo ni umugabo uzashira imbaraga kuzuza aha ni hahandi iyo umugabo ashyize imbaraga kuzuza aha ni hahandi ikintu umugore w'umunyantege nke yakora afata iki gice cyano cyuzuye akakigabanyaho agashaka hasi icyuzuza hano hasi niho mwumva ngo abazamu banyu babafashije cyangwa ngo abakozi bo mu rugo cyangwa ngo abana birwa muri ibi ngo abanyantege nke b'abanebwe nahoze mvuga babafashije kuyobora iki direkisiyo y'urugo rwawe sibyo
abantu rero bige kuzuza no kugabura hombi, sibyo? Yego. Icya kane gituma abantu bacapana inshyi mu nzira hose ubona, no mu ngo no mu rwisho no mu rwongorero, abagabo bamwe batuje bagaceceka, urukumva bakumirwa, ni misunderstanding, cyangwa se imyumvire iciriritse iri hasi, cheap, sibyo? y'icyo bita gender balance muri sosiyete. bayumvise nabi cyane. ngibyo ibintu bishobora gutuma abantu barwana. hanyuma muri conclusion yanjye, mugabo mugore, wowe niba uri umukiranutsi umvira ijambo ry'Imana mwembi ubwanyu, mukundane nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira, murwuyaguyane, waryeze, mwubahane, ndabasezeranije bwa kabiri, mukundane, mwemerane, muromatingane, uri kumva sibyo? mubebezanye, mubane neza mu mahoro. Yego. hanyuma mukiranutsi nawe munyabyaha, kuko Bibiliya banga umuntu wizera n'utizera nibashima kugumana bagumane, kandi nimudashima kugumana iki cyo noneho cyateza saga muri sosiyete. Yego, niko Bibiliya ivuga. umuntu utizera n'uwizera, sibyo? uwizera uwo mubana nashima ko mugumane, ariko umuntu utizera n'umuntu mugabane uko ari byavuga ngo mutandukane, nashima ko mutagumana, mugende, aho kugira ngo azakwicire mu nzu. Ndabivuze Robert, bivuze ku karubanda, mutandukane, aho kugira ngo umugore wawe azaguhitanire mu nzu kandi ubona ko adateze kwizera, niyo Satani yaza atazakizwa, nimurekane. Reka ngusuhuze wowe ubana natwe, mwifurize umugisha w'Imana, mubwire ngo Roho Mutagatifu w'Imana aze kubana nawe, kandi imbabazi z'Imana no gukomera kubiteka kubane nawe. Inyuma ya kamera uri kumwe na Pastor Shimiye, ariko kandi imbere ya kamera turi kumwe na umukozi w'Imana Robert, muramenyereye cyane. Robert, how are you? I'm fine. Umeze neza? Umeze ute? Umeze neza, ndashimana. Ndabona ukeye kabisa. Imana ishimwe kandi bishimirwe. Okay. Suza abantu bose badukurikira. Umuntu wese uzi ko nkunda ndamusohoje. Yego. N'uwo njya mvuga ibintu akumva bibabaje umutima we, wenda kuko bura iyo ijambo ry'Imana ni inkota, ni umutsima. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu yawuvuze abantu batawishimira. Urabona kera hari umutsima witwaga rukacarara, ni umutsima w'amasaka cyangwa w'uburu. Yego. abantu benshi ntago bawukunda. Oya, ni nk'uko wazana umwana w'iki gihe ukamuha rukacarara, yayimenya se? Unawumuhaye yahita boroga ko ati uri umugombe, yajya kukurega. Rero hari n'umuntu nawe tujya duha rukacarara akadukoresha iryo jambo kugira ngo abantu babyumve. Rukacarara ni umutsima ukomeye, ariko buriya mutsima mu bintu bitera imbaraga bituma abantu bakomera, agasaza gikomeye. Misi yashize nakurikiye Noja Museveni ari kuvuga ukuntu yagiye i Burayi atwara ifu y'uburo n'ingano, ati biriya bintu byanyu by'ibiki, urabona ko n'ubu gikomeye ku myaka 80. wamenya kubita pompage ari gukora home up kabisa. Rero ndabasuhuje, ndabakunda n'ukuri pe, Imana ibamugisha. Ndabinginga Imana yanjye, niba uri kureba iki kiganiro utarakora subscribe, gose kora subscribe kuri Prince Robert Rwanda, babari ukore subscribe gose, dukomeze twubaka umuryango, yikore kugira ngo ibintu byende neza. Kandi mboneho no gushimira n'abantu bamaze kwikora. Pastor ko tugeze mu 3300, batese igitangaza. Imana ibamugisha kwa mwarongeye mugatuma twongera gutuma tubona platform. Yego rwose kabisa yo gukoreraho, yo kuvugiraho. Okay, kora subscribe kuri ikiganiro, gikore like, niba ngombwa ushyiremo commentaire yawe, nubona bikubereye byiza gisharing, nta soni biteye. Imana rero iguhe umugisha. Hanyuma twari dutangiye gutya kugira ngo abantu bumve ibyo dushaka kuvuga. Robert, ngize gutya nikojeje ku mbuga nkoranyambaga, mbona video igenda isirikira, umugore yifatiye ku gahanga acapa umugabo we iki. Warabibonye ira video? Okay, ndi guseka abantu batagambwe ariko ngo gukora ibiganiro nguseka, ngo kandi ngo ibintu babibabaje kukavuseka ngo ubuseka ibiki. None se ndire
iriya video ukimara kuyibona nkaho nka Robert ukunda kuvuga ibiganiro by'umuryango ukunda kuvuga cyane cyane ibiganiro by'iyobokamana wabibonyemo iki biriya bintu bihatse iki? abo ntabwo uriya mugore ari we uvumbuye bwa mbere gukubita umugabo. Abagabo barakubitwa pastor ndetse baracapwa nk'uko bivuze ukoresheje terime yo gucapwa barakubitwa. Si nawe wa mbere umucapiye mu ruhame. Njyewe nk'ahantu nuye mu Ngororero bajya babacapa ndi kureba. Ureba? Hari n'umuturanyi duturanye umucapa buri munsi tukajya gukiza. Reka da. Barabacapa bakabakubita. Ariko usibye n'uyu mugore mu Mutara ntabwo yigeze kumva ngo abagore bakubita abagabo babo ngo kuba nk'igikoma. Yego. Cyambaye. Reka tuganire. Yego. Abagore basigaye bacapa abagabo. Hanyuma nk'ibisanzwe muri kamo y'Abanyarwanda n'abagabo bacapa abagore. Hanyuma hariho n'imiryango itagicapana. Yego. Itagikubitana. Irahari. Itagirwana. Tarwana. Sibyo? Cyane rwose. Nyamara ibyatuma irwana bihari. Ariko ntirwane. Yego. Bitewe n'indangagaciro zabo. Kimwe mu mpamvu zituma abantu barwana nicyo bita icyaha. Icyaha. Kamfata urugero rwa hafi. Yego. Se w'ibinyoma yitwa Satani. Satani wo muzi w'ibibi. Sibyo? Pastor. Karame. Buriya nubona umugore n'umugabo barwanye wenda bapfuye ubusambanyi. Ntabwo ikintu kibabaza umugabo cyangwa n'uwo mugore bari kurwana bitewe n'impamvu wakoze icyo cyaha. Igikomeye cyane si ubusambanyi yakoze. Ni iki? Ni ikinyoma kibanziriza ubusambanyi. Kubanza kumubeshya. Nibyo bizamura icyo bita koreri uri kumva? Icyo ni icya mbere. Kabiri ni ubuzima bw'ibinyoma yari yaramushyizeho. Buriya umugore n'umugabo barizerana ku rwego uri kumva batangana ibyabo byose n'ubuzima. Yego. Sibyo? Sasa rero hari umugore ushuka umugabo akavuga ati kuva nabaho jewe sindabona umugabo wambaye ubusa. Usibye wowe nyine. Sibye wowe. Ati niyo mubonye numva nagira ubwoba. Noneho rero iyo mubwiye ati ngiye muri blood shower ya mugenzi wanjye wenda n'urugero Rwamagana mukanya kumva ari kumwamagana ati imuhanga hagurumanye. Icyo kinyoma cya Rwamagana Muhanga nicyo kizamura umubabaro no kujya ku rwego amusanzeho yafata umuhora akagira gute akamukuraho ijosi. Satani abikorera iki? Kubika inzika itababarira kugera ku rwego uzarimbuka. Sinzi niba uri kunyumva neza. Buriya mwabakobwa mwe mudukurikiye namwe mwabasore mwe mudukurikiye, iyo ubeshye umukobwa muzashakana cyangwa se umusore muzashakana ubufasha urugendo rw'iminsi yawe uzabaho. Mwanafunzi nuvuga ati niba ufite imyaka 30 maze iminsi 1900 urugendo rwawe rw'ubuzima rusigaje iminsi 20. Iyo minsi iri inyuma usigaje umenye ko uri muri Gehenomu uzageza igihe usobanuriye umuntu wawe ko wamubeshye. Kuko nubwo isi itamenya ko wamubeshye na nyir'ubwite nabimenye ujye gutendereza mu rusenge umenye ko wubakiye ku kinyo. Isi yo nabibona. Imana nabibona. Hari ikintu abantu bo mu isi abanyamadini abanyamafaranga n'abanyapolitike bajya bakunda kubeshya abaturage. Yego. Ubwo mvuze muri ubwo buryo muri en general. Iyo bari kubeshya abaturage uri kumva ndabyumva ubwabo ntago ari abaturage baba bari kubeshya baba bibeshya bo ubwabo baba bibeshya. Niko n'umunyabyaha rero ku Mana bimera. Nubundi umunyabyaha iyo umunyabyaha ari kubeshya Imana n'abantu agira ngo ari kubeshya Imana. Imana ntibeshywa kuko yitegereza mu mutima. Uba wibeshya. Bibiliya iravuga ngo n'urushishi rw'umukara mu rutare rw'umukara mu ijoro ry'umukara. Mu ijoro ry'umukara Imana ifite imboni imbaraga zo kureba urwo rushishi cyane. Ndahereye aho ngaho kugira ngo tugendane step by step. Icyo bita umuryango rero. Umuryango rero wubatse mu buryo bune ngiye kubwira abantu. Nibajya banagucapa umanze umenye uwo mwabanye ni muntu ki ninde. Kuko impamvu zo gucapwa nakubwiye ko ari nyinshi. Harimo ikinyoma uri kumva, harimo ubusambanyi, harimo amoko. Buriya amoko atuma abantu bacapana cyane. Ibinyoma bituma abantu bacapana. Yego. Sibyo? Harimo bya bindi nigishije abankurikira umunsi ku munsi. Harimo gushaka umutungo
bya bindi nigishije abankurikira umunsi ku munsi Yego. 6 biranga umuntu uriho ikimenyetso cya antikristo uracyabyibuka? ndabyibuka Ibiryo, imikino, interinete. Buri interinete yatuma umugabo agucapa cyane, ufata telefone ukayijyamo, ukararamo akeneye kwiyubakira urugo, ukararamo telefone ishya zigushyira. Imikino, uriya si yavuze ko bapfuye betting? ngo ni betting bapfuye. Buriya ushobora gusimbuka, njya mbona aba Rayon Sport bigira gutya n'aba APR bigira nka gutya. Buriya ushobora gusimbuka wajya mu bicu umugore yakwibuka ko afana APR, wowe ufana Rayon akagucapa, urushya akarushyiramo. Za agenda niba ari gender balance zituma isi nayo iki ziraza. Reka twere kureba impamvu zituma isi zitapana, ahubwo reka turebe kategori z'abantu bashakana. Yego, hari mariage z'abakiranutsi, sibyo? ndabyumva. Iyo tuvuze mariage z'abakiranutsi, ni mariage zimeze gute? Iyo reka tubwire umuntu nyine. Yego, ni mariage y'umusore wizera Imana, sibyo? Yego, ugiye kubana n'umukobwa nawe wizera Imana by'ukuri, wahishuriwe Kristo akamumenya, atari Yesu wundi umwe wo mu madini nakubwiye, Yesu by'ukuri. Aba rero iyo babanye, Imana mu ijuru ubwayo niyo ibigizemo uruhare, sibyo? ndabyumva. Iyo ni mariage ya mbere. Iyi mariage nirwana, iyi mariage ntuzayumvaho divorce. Iyi mariage kuko Imana yageze imitima ikayiringaniza neza. Salomo yanditse ijambo ku rugo, aravuga ngo umubyeyi, sibyo? Yego, yaguha amatungo, yaguha inzu, yaguha amafaranga, yaguha akazi, ariko umugore mwiza umuhabwa ni Imana. Ubwo niba avuze ngo umugore mwiza, contraire y'ikintu cyiza ni mubi. Hari umugore mubi. Abasekuruza bacu bo njya nkunda imigani yabo nk'umushakashatsi, baca umugani ukomeye bakavuga ngo umugore mubi arutwa na gereza cyangwa se radiyo. Oya, na Bibiliya bivuga, ndavuga ngo umugore mubi ameze nk'ikimungu kimunga amagufa. Banza wumva iryo jambo, ariko urumva iryo jambo biravuze. Reka Bibiliya tuyihore kuko ishobora kuba yanditswe n'abanyarwanda benshi, wenda nubwo aricyo geza kibivuga. Abanyarwanda kuko mu gihe cyo kuyandika abagore bakandamizwaga, n'umugabo mubi ameze nk'ikimungu. Iyo Bibiliya ivuze ikimungu, ubundi mu yandi magambo ni kanseri. Kanseri nyine. Imungu ni kanseri. Imunga amagufa. Imungu mu mubiri ni kanseri. Kansa. Ni ukuvuga ngo umugore mubi n'umugabo mubi, it's like a cancer. Abantu badukurikiye tugere step by step, babyumve neza. Rero utazashaka kanseri ngo ubane nayo, nita kujyanira usororo uzijyanayo. Aho niho haba hari ikibazo. Iyo kanseri itakujyanye nawe ufata umwanzuro uba bari ukijyanayo, tugategeza ngo urwaje. Mushiki wanjye ejo naranyandikiye, ari statement nari nkoza naranyandikiye, atarega ubundi yuhiye utegereza urwaje. Gutegereza urwaje. Donc nabonye mariage ya mbere y'abakiranutsi. Abangaba nibo bantu bashobora kuba ku muryango ugahirwa, sibyo? Yego. Mariage ya kabiri ni mariage y'umukiranutsi n'umwana wo kurimbuka. Yego. Ntabwo Imana ishaka ko abantu barimbuka, ahubwo ishaka ko babaho, ishaka ko babona ubugingo buhoraho ndetse bwinshi. Ni nacyo cyazanye Yesu, ariko abantu mu mitima yabo bahisemo kurimbuka, bo ubwabo barabyiyemeje. Yes. Hari igihe kigera pastor, uri kumva, umukobwa ubundi hano muri mico wacu wa Kinyarwanda, usibye ubu ngubu bafishizemo abenshi mbona bari kuzana umuco w'ubutinganyi, bari kuwukura hanze bakawongeramo, ubuza abakobwa gushaka. Ariko nabo abo tuganira benshi iyo bamaze kugera mu 30 kuzamura n'ibiri 4 n'5 batangira kwifuza iki? Abagabo cyangwa se n'abasore bari kwanga gushaka, bagero bakabona ko bakeneye kubaka iki? Umuryango. Ubundi umukobwa imyaka myiza kuri ngewe bivuze nkange Robert, kuko abandi bafite ibyabo myiza. Yego. Ubona ari hagati y'imyaka 23 kugera kuri 26. Aho ngaho umwana w'umukobwa iyo yubatse umuryango aba awishimiye, uri kumva? Yego. Ashobora no kuwurambamo bitewe n'impamvu ze. Byatumye ashaka, kuko impamvu yo gushaka nakubwiye ko iruta urushako cyane. Hanyuma umusore nawe uri hagati y'imyaka 26 kugera ku myaka 30, nawe ni igihe cyiza cyo gushaka. Ureka abo ngabo nyine bamanza kujya kuri uruyuki nk'ikibuno. Eko barayanye.
nukubirisha ikibuno nk'uruyuki uri kumva ndakumva. sasa rero aba bantu bagiye gushingana urugo impamvu zo kurushingana baguye ko ari nyinshi hari abazishingirwa n'ababyeyi babo yego buriya nejo natanze urugero rwa Sara na Hagayi na Aburahamu Aburahamu yagize gutya bamushakira inshoreke sibyo kandi ari Sara uyizanye nyine ndajya ngeraho hantu inshoreke buriya Aburahamu ntago ari we wirambagirije Hagayi ni Sara ubwe wavuze ati muzane dore ndagushimira sibyo akira ndagushimiye. iyo umuntu rero yagize uruhare mu kugushakira umugore sibyo yego atari Imana irugizemo uruhare aka kantu munyumve neza yego umuntu akagira uruhare mu kugushakira umugore atari Imana indi mpamvu runaka ikagira uruhare mu kugushakira umugore atari Imana iyo mpamvu ifite ubushobozi bwo kongera gusenya rwa rugo yubatse kuko Bibiliya itwereka ko Sara yahuje Aburahamu na Hagayi yewe havamo n'umwana ngo Aburahamu ateye intambwe ajya kubaza Uwiteka kubera induru ya Sara kubera iki aravuga ati Uwiteka rwose twakoze amakosa ariko Sara ashaka ko senda umwana n'iki nkori mbikore gute urumva ikosa Aburahamu akoze rikorwa n'abandi buzukuru be cyangwa se n'abana be kuko turi abana ba Aburahamu uri kumva ni ibibazo iteka ryose umuntu yizanira atabajije Imana hanyuma byamara gukura bibaye bimaze kuba binini akaza kubaza Imana uko bigenda akenshi Imana ishobora kukohereza kuko Imana ni umucamanza utabera irakohereza kuvuga ati impamvu yatumye ukora iki ngiki genda wubaha umwanzuro wayo Imana yabwiye Aburahamu iravuga ati Aburahamu ibyo bintu uri kuza kumbaza mbere y'uko ubikora njyewe ubwanjye Uwiteka nari norohereje abamarayika banjye mubwira ko we na Sara muzabyara iki umwana nk'ubu Bibiliya yabwiye umugabo n'umugore uko bagomba kubaka urugo ibwira umwana w'umusore ko azabaza amatungo n'ibindi ababyeyi be ariko yagera ku kubaza umugore mwiza akamanza kujya kubaza Uwiteka Nyashi turi kugendana ndakumva ukabaza Nyashi ukabaza izuru ntubaze Uwiteka ntubaze Imana igihe ibintu by'izuru bizazamo imvurungatano bikazanamo ibibazo ibintu bya Nyashi ugasanga ni ikibuno cyo mu mujyi baje yaguze Uwiteka azongera kohereza agera kuvuga ati siporuti ingaruka z'ibyo wakoze mugumane cyangwa se Nyashi zirangizanye na Nyashi nuko Imana yabwiye Aburahamu yavuga ati genda wubahe ibyo wakurongoreye ambaye nka data Imana yanjye sibyo wakurambagirije genda wubaha ibyo akubwira ugire gute ubikore nk'ukuntu Mariya yabwiye babana ati ibyo nyamara arababwira mugire gute mubyemere aha rero bantu mucapwa uri kumva kubitwa mumanze murebe impamvu yatumye murambagiza sibyo aha ubwo narebye namanje guhera ku rugo rw'abakiranutsi urugo rw'abakiranutsi nta kibazo rujya rugira nta kibazo rufite nubwo intambara n'amakuba Bibiliya ari byinshi ku bakiranutsi ariko Uwiteka arukiza abakiza muri byose urwo rwo nta kibazo njya rugiriraho uri kumva na divorce ntirureba rero uru rugo noneho rw'umukiranutsi uri kumva n'umwana wo kurimbuka sibyo yego ndakumva uru rugo uri kumva hari igihe icyo bita amahame ya sosiyete na personalite z'umuntu yego ashobora kurubanisha ntirugire ikibazo rutera rukabaho nta kibazo rufite umutuzo ruguwe neza umukiranutsi akihangana umunyabyaha nawe akasiporuta iby'umukiranutsi bakazarinda bagera mu ijuru kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu ashobora kwezwa kubw'iki kubw'umugore we uko umwerera imbuto akagenda yiga akazajya akabata ariko uyu muntu yanyereye imbuto zo gukiranuka nta kibazo cye kandi koko bariho benshi hakaba urundi rugo rw'abana bo kurimbuka bose bombi bakaba ari abo gupfa ari abo kurimbuka aba rero hari igihe bajya mu bicu uri kumva ndakumva ntawe mvuze ariko nubona uri kurwana n'akara ko mu mara yawe ukabona uri gukubita umutware wawe uri kumva ubundi umufasha nagiye ntakasobanura reka ngasobanura pastor umufasha ni umuntu umeze ute uyu munsi uri pasteur yego sibyo mbo ni wowe uzi urugendo rwawe n'umudamu wawe ukunda kumbwira ibintu byitwa ngo ati Robert duhuye uyu munsi aho naraye ntuhazi cyane
nanjye aho naraye nibyo narayemo na mama Neri ntubizi simbizi niba twacapanye wa mwana niko kuvuga nta wabimenya sibyo ibyo ni ibyacu ariko ubundi umufasha ni iki umufasha ni umuntu utoranya mu bandi mu isi yose akaza kuzuza intambwe z'imigenzereze yawe akaza kugufasha agufasha iki aza kuzuza ubundi umugore ni icyuzuzo yes be blessed aza kuzuza kafate nk'urugero rwa hafi niba ndi umunyamakuru sibyo wenda akaba ariho dukura ihaho ry'umuryango yego turi kugendana ndakumva umugore wanjye aba agomba kuza gukompleta wa murimo nkora yego mu kudushakira ibyo kurya mu kudusegasirira ibikoresho akabirinda akabyitaho kugira ngo nanjye bintere imbaraga buriya abagore benshi bashaka abagabo batari ababo bose barubizi gute kamfata urugero rwa hafi uri bukubwashize nkubwira kuntu hari intambara y'imbyaro ebyiri urubyaro rwa Eva n'urubyaro rwa Satani yego bitanguranwa kumena agahanga n'agatsi n'igitsitsiro buriya umusore ashobora kwicara yarangara ari umwana w'ubugingo buhoro niho nakubwiye haza ya mariage y'abana barimbuka n'abatarimbuka yarangara uri kumva takumva mu gihe yarategereje uwo bazabana we bikundaniye umwana w'umukobwa agahuruduka agahita ajya kwa Mwamini niwe mupfumu njya numva bavuga hafi sibyo Mwamini abandi ba Sarongo ati bashaka Sarongo yazimye ahubwo ati wamaye imiti yo kwisiga uriya muntu akantwara Robert ko ngiye mushaka none wa muntu uri kumva akakurikira icyo kigare cy'imiti akabaragiye ataye uw'Imana yari yaramugeneye hanyuma Imana rero ikintu ireba ni amasezerano abantu bagirana hagati yabo bombi nakubwiye ko Imana ari umucamanza utagira gute utabeshya niba ufashe umwana w'umukobwa ukamukura mu rugo nk'uko Imana ijyaga itegeka Abisiraheli ukamukura mu rugo ukajya kumwambura ubusugi ubwo busugi bw'utwaye n'ayo masezerano mwajyanye n'iyo konvenante mugiranye uri kumva Imana iraza ikabisitampa ititaye ku nduru muzakindurana ubwo kwihangana kwawe no kugeragezwa kwawe ugomba kubisipora ugomba kubyakira ubu dufite abahungu nababwiye ngo impamvu yo gushaka ikomeye kuruta ibindi bintu byose turi mu isi uyu munsi yabaye ishariye wabonye ko abantu muri ino minsi bari gushaka amafaranga batari gushaka abantu cyane bagashaka amashuri bagashaka amamodoka n'amamodoka warabibonye bagashaka amazu izo mpamvu zatumye mushaka ni Imana izizi kubarusha irazisitampa mwemere mujye kubana ariko umunsi imodoka zizahirima umunsi amazu azahirima azabirukana urumva icyatumye mariage ibaho zatuma kandi muri iyi minsi Robert hari n'imiryango ujya gushakamo kaza kubera ngo uriya mwana n'uwo kwande akora iki ubwo si ukwica abana wewe ubwo mubyara ko turiya mwana simushaka se mama uriya mwana umwangira iki ko twakundanye guhera mu oya simushaka simukeneye ubwo hajemo ya gahunda yacu sibyo ntago agize gute ni umwadeperi undi ni umudive ntago amushaka ntago amukeneye sibyo kandi bakundanye bibaniye abaza ati se mama uriya mwana uri kumwangira iki oya ni umudive ngenda umwadeperi uriya ni umurestoration yego kandi ngenda umuzayoni umwana muremure gutya bite simukeneye noneho kanigarukire ngaruka no kuri uyu mugore ubu hari umuntu ushobora kuduka mwabashenzi mwe kuganira ko mutavuze ibyo mwavutangiye mugore bari abantu mu kiganiro ngo mwakoze cyose ngo ntabwo kijyanye ni reka tubabwire kitajyanye ni hehe bitajyanye ibyo banyandikira muri komanteri thumbnail yanyu ngo mwakoze yaje yirukanka uri kumva pastor aje gushaka amatiku ageze ijambo ry'Imana ramufashe thumbnail yanyu thumbnail gutwaye iki wakumvise ibiri mu nkuru wakumvise ikiganiro uri kumva uriya mugore rero naramubonye ari gukubitira umugabo mu ruhame sibyo ubu ngubu nabonye imbuga nkoranyambaga zarakomeje gukameza ubu ari mu maboko akoresheje no kwisobanura yakoze iki kiganiro cyo kwisobanura ngo asabe imbabazi yego sibyo sosiyete yacu uyu munsi nyarwanda ifite ikibazo kimeze gute cyitwa ikimungu kimungu yego
kutangaye si Bibiliya ntiyatubwiye ngo umugore mubi ni iki? Ni ikimungu ku mugabo, kimungu amagufa. Ndeka nsobanura icyo kimungu rero ndi kukubwira. Ubundi muri kamere karemano ya muntu, abankurikiye muri kureba ibi biganza, yego, fata mugenzi wawe muhuze ibi biganza gutya, niba hari bahe umukoro, urabona ibi biganza, iki ni ikiburyo, iki ni ikibumoso. Ni ufata ibi biganza ukumbirambuye ukabifatana na mugenzi wawe gutya, ubu dusipoze ko hano hari ikindi kiganza na hari ikindi kiganza. Iyo witegereje usanga intege nkeya zaho iki kiganza cy'iburyo kiri, sure upasi buzanye icyo kiganza cyawe, yego, wasanga iwo wari iki? Ari ibumoso. Ari ibumoso. Ngewe ni iki? Ni iburyo. Mu yandi magambo ni ko umugore n'umugabo babana. Intege nke zawe nizo mbaraga za mugenzi wawe. Turi kugendana? Ikimungu rero cyajemo ni iki? Nta muntu ukemera intege nke, bose babaye abanyembaraga. Umugabo aranga kwemera intege nke ze, ko amaso ya hanze azi kureba hazaza kurusha uyu munsi. Turi kumwe? Ndakumva. Noneho n'umugore arashaka kureba hazaza kurusha uyu munsi, kandi imbaraga zabo zikomereye, zizingiye mu uyu munsi. Buriya niba hari abantu bazi kubaka uyu munsi neza bye, bagabo mwubaha abagore banyu, abagore bazi kureba uyu munsi kurusha uko muhareba cyane. Niyo mpamvu ushobora kugira ikintu cyane yanga cyane, wazajya kukigurisha ukakigurisha yanga, akabyanga burundu, akavuga ati no bishoboka, ntabwo ugikura, si icyawe. No kukigura buriya ntabwo wambwira ngo umubyeyi w'umumama ugiye kugura n'urugero ikintu runaka, shaka kugira ngo azakumve neza biragoye, urukumva, ariko uzibesha ukihakure cyahageze yamaze kubona impamvu yo kukigura, ntabwo ugikuraho, kandi hari imbaraga nke n'intege nke cyane. Uyu munsi rero abantu bumvisha icyo bita gender balance bayumva nabi, bumva ari ukwigaranzura, bumva ari ukwihimura, kugera ku rwego aho umugabo ashobora gukubita ishwi mu ruhame n'abasekirite bashinzwe umutekano, aho gukiza ko batubwa ari umugore uri kumucapa nta ribi, bareza ko ari nk'umugabo. Ntabwo twari kurinda imbuga nkoranyambaga zisakuza, bari kuba bamutwaye kare kera. Hari n'uwo bashyiramo, nakubwiye wari umuturanyi bazishyiramo bamubwira ati unkoreho ribi ikwereke, akemera agatega imisaya. None uri kumva sibyo? Ariko kubera iki icyo kintu rero cyo kutubahana no kutumvikana mu kuringana kw'amategeko, leta ishyiraho gender balance yavugaga ko umuntu wese akwiye kubaha mugenzi we, ariko se bariya babyumvise nabi. Nyine abaturage bamwe babyumvise nabi, abandi bumva ko ari ukwigaranzura, sibyo? Noneho biba ngombwa ko buriya mu kijyanye n'imitekerereze, iyo umuntu ari umunyantege nkeya ukamuhemukira, umuhemukiye w'umunyembaraga agira ngo birangiriye aho. Ako se buriya Roba, akantu mvuze kangasubiremo kugira ngo byumve neza pastor. Iyo mu bijyanye n'imitekerereze, iyo umunyantege nkeya ahohoterewe aho, aturizaho umunyembaraga akagira ngo birangiriye aho, ariko mu ntekerezo zihishe umunyantege nkeya aba agiye gukora strategy y'icyo azakora hazaza. Wabyumvishije? Nabyumvise. Noneho rero abantu b'iki gihe uri kumva bakomeje kubwira abandi barako ari umutuku kandi ari umweru, sibyo? Umugore afite responsabilité ze Imana yamuhaye karemano cyane, umugabo nawe afite responsabilité ze Imana yamuhaye karemano. Abantu mwemera icyo bitanatirema, umugore n'umugabo bafite icyo batandukanye bakabagira n'icyo bahuriyeho, sibyo? Yego. Pastor buri ufasha abagabo bose bava bakagira ukababwira ngo ni mutwite, uri kumva izi ngo zose mwabona kazahita zisenyuka. Oye unatwite da watwita kabiri, nanjye nicyo mvuze. Izi ngo zose mubona bakabwata ubu birahindutse, umugore azajya byara kuwa mbere, umugore abyara umwana wa kabiri, zahita zisenyuka. Uwa gatatu abyagwa n'umugore, uwa kane abyagwa n'umugabo. Sha noneho aho zasenyukira n'igihe haba harimo impanga. Nyandeba mwemera abadamu bafite ikintu bashoboye n'abagabo bafite ikintu bagize gute bashoboye. Umugabo yubahira umugore icyo ashoboye, n'umugore yubahira umugabo icyo agize gute. Wahita umenya igisubizo nangiye kubaza ikibazo ngo umugore bwo akwiye gusuzugura umugabo mu ruhame nka kuriye? Wapi? Kandi umugabo nawe
ntakwiye gusuzugurira umugore we mu ruhame. Iyo umugore asuzugura umugabo mu ruhame no mu rwihisho, twere kuzana mu ruhame gusa ngo twere gushyira mu rwihisho, nubona uri gusuzugurira umugabo mu cyumba umenye ko nakubwiye ngo ari akantu navuze niba mpamvu nagasubiyemo kugira ngo kumve neza. Nakubwiye ngo iyo umunyantege nkeya ari guhohoterwa n'umunyembaraga utekereza ko birangiriye aho kuko nta bushobozi afite bwo kugira ikintu akora. Iyo atirimutse aho ngaho ajya gukora ingamba. Umugabo wese cyangwa umugore wese uhohotererwa mu cyumba, ingaruka zo guhohoterwa mu cyumba zigaruka hanze. Arega bara Robert, ngiye nigeze kwigishwa n'umwarimu pastor. Yavaga mu rugo umugabo amukubise yajya kwishura akihimura kuri twebwa. Isharangire kunkubita we. Amubise cyo bita rukara ya kera. Kaje rukara ya kera yizi. Cyari igipira kiva ku ipine y'imodoka yikamyo. Buriya ntuzagira umwaka mu muhanda ngo uhure n'umugore n'umugabo w'umupolisi uvuye mu cyumba mu rwongorero bamusuzuguye ngo urebe akwihanizaho agashiraho agasuzuguro niwo wayitura, sicyo? No muri ofisi, no muri ofisi ababosi mu kazi, no mu ofisi, mu tuzi. Wa mugore we rero nujya ushyushya umugabo wawe muri mu cyumba ngo wamushyushye, menya ko ingaruka zose, menya ko ako kazi agiye gukora uwo munsi agakora nabi. Nicyo cyica abantu. Buriya ikindi kintu abantu bakwiye kumenya, baza abantu bakwiye kwicara bakamenya personality zabo bashakanye nabo, yego, bakiga imiterere yabo, nibyo bababwira n'icyo batababwira. Ubu nicyo kintu kinaniwe. Igihe ukoresha telefone igihe utayikoresha, yego. Jewe ari umugabo w'inshuti yanjye nzi, inshuti yanjye, telefone ngo kuva yashakana n'umugore we nawe yageze mu nzu ayibika nkariye. Mu cyumba na telefone zirara hirya mu kindi cyumba. Reka mbabwire aka experience nagize kuri telefone, sibyo? Buriya mu rugo hari ibintu biba ngombwa ko wirengagiza. Turi kugendana kugira ngo urugo rugire gute, rubeho neza, sibyo? Kwirengagiza rimwe na rimwe. Buriya abagabo birwa bajondora telefone z'abagore babo barasenya. Oya, n'abagore birwa babajagata muri telefone z'abagabo babo. Ubundi ni amakosa. Arega uzuko bitanemewe ariko. Ntabwo byemewe. Wari uzuko bitemewe? Yego. Kureba muri telefone y'umugore wawe? Ntabwo byemewe. Uzuko bitemewe? Yego. Atari guhereye uburenganzira? Yes. Cyangwa umugore wawe afite telefone yawe? Uzuko bitanemewe? Yes. Ntabwo byemewe. Abantu barashaka nabimenye. Ariko ubundi kankoze Roba. Usiye ko abagabo cyangwa abagore bigira nk'ijiji kankoze iri jambo. Yego. Ubu ngewe niriwe mu kazi ndatashye ujya gukurira telefone yanjye niyo nakoreyemo n'amanyanga abo nahamagaye bose nshatse nagera mu rugo n'abadiretinze. Oya, reka dufate nk'urugero rwa hafi. Navuze ku mbaraga z'abagore, vuga no ku mbaraga z'abagabo. Buriya abagabo bose aho bava bakagera, abantu mudukurikiye bagira strategie technicale yo gushaka amafaranga cyane, sibyo? Abagore bakagira technologie technicale, uri kumva scientifique, axiologique, sibyo? Bihaye imbaraga zo kujera icyo bita amafaranga no gushaka ibiryo. Burya uzi ko ushobora gusiga umugore nta mafaranga umuhaye nta nawe winjije, wataha ugasanga afite ibiryo. Abikura he? Ni technologie, ugasanga aratetse. Niho nakubwiye. Kandi wowe uramutse biriwe mu rugo iyo tekinike ntiwayishobora kabisa, ahubwo wajya kwikopera. Nibyo bita management. Nyine umudamu niba umuhaye 10,000 ahita avuga atari ku uyu mugabo ejo, ubwo n'umugore mwiza mu biri yavuze ejo ntawamenya ashobora kujyayo ntayabone, sibyo? Reka nkoreshe 2,500 ejo nzakoresha 2,500. Sesheri bya mafaranga nagwaye bayamaze n'ayamaze kanaga kwibye. Ubundi reka bivugiye kuri kamera, sibyo? Wa mugore w'unkurikiye mu rwego rwo kubaka urugo rwawe, sibyo? Uzirinde kujondora ibintu byose ku mugabo wawe. Nta makosa umujondora ugere ku rwego ujondora n'ibitajondoreka. Oya, nta makosa. Wa mugabo we nawe irinde kujondora, ntukajondora umugore wawe ugiye ku rwego ujondore n'ibitajondoreka cyane. Ni umuntu afite ubumuntu nawe azi gutekereza, sibyo? Ese wowe uhaye umugore 20,000 ujye kuzana ngo raporo, raporo uramwakira. Raporo ni iki? So
raporo nanumvise ngo hari abagore umugabo ava guhembwa hariya mu nganda cyangwa n'ahandi hantu ngo mbere yuko amukingura pasi akabanza kunyuza umushahara munsi y'urugi akayabara ngo arebe ko yuzuye. Oya ngo naguta wamugana. Wirengagije ko yagiye ku kazi agahura na mwene se biganye, hari igihe mama we yamuhamagaye ari igihe wowe niba ahembwa 200 nibura ukaba utazi ko agura indaya, ukaba utazi ko anywa inzoga, ukaba utazi ko anywa itabi, sibyo? Ukaba utazi ko ajya muri betting, uri kumva akayazana nazane niba azanye iryo ryirindwi 30 mwuba. Ubundi abagore bazima bazi kubaha abagabo ahita afataho na vena akavuga ati mugabo wanjye akiri impamba, uri kumva, kugira ngo ugire courage na avantage y'akazi. So wowe uramubwira ngo zanana ubwo iyo mvuze urugi bavuze ya gahunda hari yakare kuzongera kubona gahunda hano ari uko umushahara uzanye umushahara wose wuzuye. Ubwo ni handi umugabo agenda agahita ajya kuguza abagenzi mu kazi bakorana kugira ngo amafaranga yuzuye, yabaye igishushumbwe kugira ngo mukingure urugi akajya kuguza kugira ngo yuzuze iki mu mushahara. Aho rero ntabwo nigeze njya munshi n'ukuntu. Hanyuma rero conclusion y'ikiganiro cyacu tusoza, abagabo bari gukubitwa cyane, sibyo? Bizarangira bite? Bakubitwa ku mpamvu 3 ngiye muri senteze yanjye nabo. Iya mbere ni amafuti yabo, bayagize ngo nibwo buryo bwabo. Ndahera ku mafuti. Umuntu w'umugabo ushobora gufata amafaranga y'umuryango akayajyana kuyabetingisha ngo mu nzozi roto n'ibindi barugaju birwabashukya kuri radio, bikumva muri bya nitese hajya nibiki bya biboro bafunze muri yashize city it na bino mbona biba birimo amafarashi yigira ngo gutya wa mugabo we n'umugore ntazakubahuke mu ruhame, ariko natera intambwe mu rugo ntago mubwiye ngo azamukubite, urukumva azamukubite mu bundi buryo, sibyo? Azamwime gahunda ntago mubwiye ngo azamwime gahunda, urukumva azamutuke muri tekinoloji yawe wa mugore we simbizi, uzazamuke kuri ribu we. Ariko ari umugabo warwaye ejo bundi yari umumotari, we yambwiye ko ngo akunda betting cyane, ariko yanasabye ko musengera. Umugore we ntago yamukubise, ntiyaramututse, yagize cyangwa akajya amubwira ati wa mugabo we kubetinga kuko wabiretse 1 2 3 umugabo akabetinga pe, yarambwira ati nabaswe no kubetinga pe. Arangiye ngo umugore afata imyambaro ye, afata buri kimwe cyose arazinga, arabaterera wa mugabo we, musigiye abana 3 simbanze mba mbatwaye mbasizaho, nyuma y'ibyumweru 2 nzaza mbatware, ariko muri iyi minsi ndabagusigiye kugira ngo iyo betting yawe ubwo bwawe ubushyire ku ruhande, kuko umugore we yaranacuruzaga n'amafaranga yagicyo cyane ndakijyanye nta n'ibiryo birimo ndabitwaye, hanyuma iyo betting yawe ndebane nayo nutiga ibyumweru 2 sha Bicyumweru gishize umugore umugajya kubwira wambaro gatatu ya reka icyakabiri gishire tegereza birangire uri mu gihano, ako ndamanye neza. Urumva wo umugore n'umunyabwenge. Navuze ku mafuti ya ayo ni menshi sibyo? Ubutaha tuzaganire ku bihano umugore ashobora guha umugabo we. Aya yaramahanye ariko ikindi cya kabiri gituma abantu bari kurwana umunsi ku munsi nicyo bita ubunebwe bushamikiye ku busambanyi. Aho ngaho ubunebwe bushamikiye kuki? Ku busambanyi. Pastor, uyu munsi dufite ubwana bw'urubyiruko, uri kumva, bw'ubukobwa n'ubusore budashaka gukora, bwabaye ubunengetsi. Uhamagara ngo ngwino tuganire twicare turema tuguha akazi cyangwa se ubona akazi. Hari n'ukuntu wereka umuntu atahantu twahakorera ubushobozi, yego twahakorera amafaranga, ngwino twicare dufatanya, yatera intambwe kabera ibyo bintu byanyu, uri kumva. Dufite abana batangiye gusambana bakiri batoya, niyo mpamvu ubona n'inzego zijya gutora amategeko ngo ku myaka 15 bakuremo inda. Ubundi izo nda ziba zageze mu myaka 15 byagenze gute? Ase wa mugari inda inyura mu muyoboro w'inda myaka 15 mvuga ngo wemere kujya kwivuza ukishyiramo agapira nta mubyeyi wawe mujyanye, babahaye uburenganzira amategeko.
urumva wo konterera ahubwo wo guhana, sibyo? Aho guhana umwana, kumushyiraho itegeko rikaza umwana wasambanye kuri iyo myaka, bakashaka ibihano babaha, kuko rega umwana arahanwa cyane. buri itegeko ryizwe neza bagahana umwana wasambanye kuri iyo myaka, nk'uko wamurongoye ku myaka atagira 18 ari 25. Yakintu se abantu ntibagitinya cyane. Siko naje gusanga abakire babihererana, ndavuga bo muri Amerika. Ku ruhande. Hanyuma reka ngarukire, sibyo? Iki kintu cy'ubusambanyi kijyanye n'ubunebwe bushamikiye mu guhiga za iPhone n'iyindi mibereho iri simple. Ibi mbivuga iki? Ubwo nshamikiye ahantu njya ku mugoroba kureba. Arega Robert, jewe hari ibintu ndeba. Yego. Iyo ubonye umwana w'umukobwa ufite imyaka 21, sibyo? Yego. Nta kazi agira, nta cyakora, yego, yirirwa mugo yose akarenge, wajya kubona telefone afite iPhone ya $2,250. Yego. Awayikuye muri gahunda n'ababyeyi be bayimuha, ababyeyi be babyita ba sponsor. Sawa. Ikindi cya gatatu gituma abantu barwara. None se Robert, umva nkubwira icya gatatu gatoya, uyu mukobwa uramutse umuzanye mu rugo yakubaka urugo? Wapi? Yarugubaka udafite ubushobozi bwo kuba umusponsor. Ariko se ubundi umuntu twikomereze. Cya gatatu, ari igitekerezo nigeze kukubwira ubwashize, ndakubwira ngo nubona umukinnyi wakinnye mu makipe menshi, sibyo? Ntugatekereze ko iyawe ari yazakinamo neza. Nubona umuntu wahuye n'abatoza benshi, ntugatekereze ko hari icyo urusha abo batoza. ashobora kuba ari umwuga. Nubona umuntu uri kurokitwa n'amakipe menshi, haba hari impamvu ari kumwishyura birutanwa. N'umwuga. Sawa, kanikomereze. Icya gatatu nicyo bita inzara ivuza ubuhuha, sibyo? Inzara icyo ivuza iki? Ubuhuha. Buriya baravuga ngo ubukene butuma umuntu atikubitira iki? Umugore. Cyangwa yandi magambo butuma atirongorera iki? Umugore we, sibyo? Ubukene rero bw'inzara y'ibiryo, kuko umugabo mwiza numenya kugaburira umugore aha naha. Buri umugabo uri smart cyane numenya kugaburira umugore aha nari naha ngaha. Kuri gahunda. Reka merekane nta kibazo kuri gahunda. Uwo niwe mugabo uri smart. Kuko buri umugabo wa fake pasteri, sibyo? Ni umugabo uzashyira imbaraga kuzuza aha ni hahandi. Iyo umugabo ashyize imbaraga kuzuza aha ni hahandi. Ikintu umugore w'umunyantege nke yakora, afata iki gice cyano cyuzuye akakigabanyaho, agashaka hasi icyuzuza hano hasi. Niho mwumva ngo abazamu banyu babafashije cyangwa ngo abakozi bo mu rugo, cyangwa ngo abana birwa muri ibi ngo abanyantege nke abanebwe nahoze mvuga, babafashije kuyobora iki direction y'urugo rwawe, sibyo? Abantu rero bige kuzuza no kugabura hombi, sibyo? Yego. Icya kane gituma abantu bacapana inshi mu nzira hose ubona, no mu ngo no mu rwisho no mu rwongorero, abagabo bamwe batuje bagaceceka, urukumva bakumirwa, ni misunderstanding, cyangwa se imyumvire iciriritse iri hasi, cheap, sibyo? Y'icyo bita gender balance muri society. Bayumvise nabi cyane. Ngibyo ibintu bishobora gutuma abantu barwana. Hanyuma muri conclusion yanjye, mugabo mugore, wowe niba uri umukiranutsi umvira ijambo ry'Imana mwembi ubwanyu, mukundane nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira, murwuyaguyane, warigeze, mwubahane. Ndabasezeranije bwa kabiri, mukundane, mwemerane, muromatingane, uri kumva sibyo? Mubebezanye, mubane neza mu mahoro. Yego. Hanyuma mukiranutsi nawe munyabyaha, kuko Bibiliya banga umuntu wizera n'utizera nibashima kugumana bagumane, kandi nimudashima kugumana iki cyo noneho cyateza saga muri society. Yego, niko Bibiliya ivuga.
umuntu utizera n'uwizera sibyo niko Bibiliya ivuga. uwizera uwo mubana nashima ko mugumane ariko umuntu utizera n'ubundi mugabane ko ari Bibiliya ivuga ngo mutandukane nashima ko mutagumana mugende aho kugira ngo azakwicire mu nzu ndabivuze Robert bivuze ku karubanda mutandukane aho kugira ngo umugore wawe azaguhitanire mu nzu kandi ubona ko adateze kwizera niyo satani yaza atazakizwa ni murekane byandika ivuga yego bavuga ngo murekane ni Paulo wabyanditse kandi yavuze ngo tugire ikirenge muke cyageza ku cya Kristo amen sibyo basoze ikiganiro ntago divorce yemewe kuba kiranutse ariko ku bantu batizera n'ubundi bagenewe gucirwaho iteka iremewe cyane iremewe ni Bibiliya byemewe sawa imani wamugesha asante sana tunakushukuru sana asante sana baba watoto wakaka tunawashukuruni sana mubarikiwe na Bwana Yesu ya hii story. Amen. Mungu awabarikiwe sana. Asante sana. Okay. Subscribe, share, comment na like.